mugore ukize indwara yawe. Murebe arakize, ni igitangaza. Murebe arakize, muze murebe. Ushimwe mwigisha. Nukuri inshuti yanjye uraremerewe, ubabajwe n'ibigeragezo byinshi unyuramo. Yego urageragezwa ariko komera, iyakuremye izagushoboza kubitsinda. Nshuti yanjye Imana iragukunda, nubwo wahuye n'ibigeragezo komeza kwihangana kandi uyizere, iri mu ruhande rwawe izagukiza. Nshuti yanjye Imana iragukunda, nubwo wahuye n'ibigeragezo komeza kwihangana kandi uyizere, iri mu ruhande rwawe izagukiza. Ubu umutima wawe wuzuye ishavu, ubwo umubiri wawe wahuye n'ibibazo, ariko uracyariho ubwiyakuremye. Sinshidikanya igiye kukwigaragariza. Nshuti yanjye Imana iragukunda, nubwo wahuye n'ibigeragezo komeza kwihangana kandi uyizere, iri mu ruhande rwawe izagukiza. Nshuti yanjye Imana iragukunda, nubwo wahuye n'ibigeragezo komeza kwihangana kandi uyizere, iri mu ruhande rwawe izagukiza. Igihu kiri mu isi uzababara, uzahura na byinshi bibabaza umutima. Yesu umukiza wawe aravuga ati, humura nanesheje iyi si nzakuruhura. Nshuti yanjye Imana iragukunda, nubwo wahuye n'ibigeragezo komeza kwihangana
ibigeragezo